Ni benshi dukunda kwibaza ngo ese haba ari nka application yaduha mega z'ubuntu, kuko murabizi yuko nyine dukunda guhura n'ibibazo byinshi cyane cyane nk'abantu bafite ubushobozi buke cyane bwo kuba twabona megabyte. Ubwo rero tukaba twibaza ngo ese ni gute rero twabona izo data ku buntu. Ni app nyinshi nagiye mbona, zimwe ngasanga si za nyazo, izindi nkabona ni za nyazo. Uyu munsi ngiye kuba nakubwira indi nagerageje ndetse kandi yo nasanze ari iya nyayo. Ndetse niba muri kureba izi ngizi ndi kureba izi video ndikora kuri YouTube ndikoresha ubuntu, ndetse itandukanye uhita ubibonera yuko niba bari kutubwira ngo twamamaze, reba zino video zo kwamamaza zigiye ziro za TikTok, ndagenda mbereka zino video zihari. Izi ngizi wowe ntabwo wazibona kuko nyine ukoresha mega zisanzwe, ariko nukoresha ama application atanga mega z'ubuntu bahita bazigwa kuko ziba zamaje guhindura aho uherereye. Turabikora dute rero? Turaza kujya kuri Play Store, tuyifungure, turategereza, hanyuma urasearchinga application yitwa Edoze Tunnel VPN. Edoze Tunnel VPN. Iyi ngiyi mbese ndiho niyo izitanga. Urayidownloadinga uyifungure. Ngira urabona ko nanjye kuyidownloadinga. Hanyuma numara kuyifungura ngiyi urayinjiramo imbere. Hano ibi ngibi urajya kuri leta, hanyuma urabona ko ngende kuyikoresha n'aka kanya nk'aya masaha, urabona yuko agiye kurangira. Ushaka kuyongera ujya hano handitse ngo add more time, urahabona ahangaha, gusa ntabwo nshaka guhita mbyongeraho. Hanyuma ibintu ngomba gusetinga hano hejuru, hano hejuru iki gihe ubikora uko ufite mega, noneho nyuma ukajya ukoresha na mega ufite. Aha hejuru ndi gukora gutya, ugomba gusetingamo France cyangwa se Ubufaransa. Hanyuma hano hasi niba ukoresha Airtel urashyiramo Rwanda Airtel, niba ukoresha MTN uhitamo Rwanda MTN. Urajya ubikora gutya, hanyuma nurangiza kubisetinga gutya ukandaho gusa bagahita baguha ibihugu, ukajya aho basacingira ugandikamo wenda France, hanyuma hano ugashyiramo Rwanda. Nibyo byiza. Hanyuma nurangiza usubire ku zindi mbuga na za YouTube, nibwo urajya ubona zino video ku buntu. Ntabwo bigoye, ntabwo ndi kubeshya. Ushaka nko kubibona kubibona aha imbuga zose twajyaho baraza kuduha video zacu ku buntu, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyose ushaka kureba ni ku buntu. Ahubwo ndi iFabrics, hari ikindi kintu ushaka ko tugukorera, haba technology, haba science, haba amateka, byose turabikora. Mwakoze.